Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Uyu munsi noneho nje kubereka uburyo wowe ugitangiriye mining uburyo wakongera coin zawe zikava kuri za zindi nka miningaga zikiyongera. Yego. Ibintu bituma rero coin ziyongera ni ukujya muri security sako. Iyo uri muri security sako biguha coin nyinshi uzajya mininga, noneho kuba warashyizemo referral code y'umuntu runaka. Ndaza kubaha iyanjye. Iyo washyizemo referral code ukana verify isura, coin zawe ziyongeraho kimwe cya kabiri nyine. Niba yemaninga 20 zihita ziba 30. Rero niba rero nawe ari bwukitangira, nkurikira akantu kandi ubundi nze nkwereke uburyo tangira kwinjiza coin nyinshi. Uraza ukande kuri kara kantu ko hejuru nkweretse. Kara kantu ko hejuru muri kukabona, urasanga nta kintu nta bara ririho, ariko uragakandaho. Yego. Nurangiza kugakandaho utegereze gafunguke gutya. Kakiza gufunguka gutya urahita ubona ahantu habiri. Hano handitse referral code, niho uri wita ukanda. Yego. Ukigera hano tugiye gushyiramo referral code yanjye. Referral code yanjye ni nashyize hano kuri screen. No murayibona 07986373. Ukigera hano urahita ukanda handitse ngo human hash. Muri kuhabona. Nurangiza uhakande. Ukimara kuhakanda urahita bakuzana ahantu hameze gutya. Wowe nubu utarandikamo referral code y'umuntu. Hano urabona ko harimo referral code. Murabibona. Hano urahita uza wandikemo referral code. Iyi ngiyi nabashyira hano kuri screen. Niyo uri buze guhita wandikamo. Nurangiza urahita ukanda handitse submit imbere yaho. Imbere yaho urasanga ijambo submit niba utarigeze ushyiramo referral code. Nurangiza bahita bakujyana ku bintu byo kuverify isura, genda uyiverify. Ahantu abantu batari bwereka ku kantu ko kuverify isura. Reka ze ndaje mbereka ahantu muri wite muca. Yego. Bahita usubira inyuma. Urahita usubira inyuma gatoya. Bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Bakikuzana ahantu hameze gutya urahita urabona hari akantu gashushanyije kagasura not verified yet. Hano niho uza guhita ukanda kugira ngo verify isura yawe, baze kuguha coin, bakongera coin uzajya mining. Uhita uhakanda. Iyo bakihakuzana bahita hazana akantu kameze gutya, urumva? Warangiza agahita hazamo akantu ko kuvivura niba uri umuntu nyine. Uhita ukandamo kabora gasweya ugahita hivivura. Warangiza ugahita ukanda next. Kano kantu naka next gahita gasa ubururu. Murabibona. Kaze mbabe nkabireka akantu muri buvivuremo. Yego. Kana muri buvivuremo, hari igihe biterwa na telefone, hari igihe telefone yawe itinda bitewe na internet ukoresha. Dore ngaha kano kantu uhita ukavivuramo. Ubundi ugatwara next ugahita ujya kuverify isura. Ibyo ngibyo numara kuyirangiza bahita uzajya mininga coin 30. Urumva? None kanze mbereke ibindi bya security sako. Security sako dore ngaha ahantu ziba ziri. Urahita uza ukande hano hantu ndimo ndakwereka. Aha ngaho uhakande. Hano iyo uhakanze wemere ko wafungura group yawe, ukaba wajya wongeramo abantu mushaka kwinjira muri security sako, mufite gahunda muhora mu mininga, mushyire ntuza ID zanyu muri comment, nyine ID zanyu zo muri interlink, munashyiraho nimero zanyu za WhatsApp, nze kuza kubashyira muri security sako. Yego. Kugira ngo mujye mu mining izo coin. Rero umuntu ushaka kwinjiramo aze anyandikiremo, ndaza kuyimuha security sako yinjiremo, nawe ajye mining izo coin z'ikirenga. Kuko batanga coin 180 ku munsi y'abantu bose ba mininze, nayo mininze zanshore 6. Rero mubikurikirane, iyi mining ni nziza cyane, ndayibarekomandinga. Ni mining ubona ko ifite
icyerekezo, bafite exchange yabo. Yego rero icyo ngusaba kano kanya ni ugukora subscribe kuri iyi channel, ukajya ubona update zanjye. Turi kumwe, byose nzambibagezaho. Ciao ciao.